umugore wari uri muri iyo modoka w'umusirikare arababaza ni gute muri kujyana umugore mujye kumwicira hamwe n'abagabo kandi hari abandi bagore bafungiye ahabo. Igikamyo kiri kugenda kubera ko babapakiraga mu gikamyo baramusunika, igikamyo kiri kugenda agwa nkiriya, noneho havamo umusirikare aragenda ajya kuhama iyi nyundo bazagira yo gukubita imisumari, barazibakubitaga mu mutwe bataravamo imyuka, bakabahambira amaboko inyuma, bakabata mu myobo. Nuko nguko mu rugo twabuze abantu basaga nk'aho ari inkingi ya famiye. Ndakuramukije cyane wowe udukunda ugakunda n'ibiganiro byacu. Twebwe turi One Africa TV. Njewe ndi Professor Rutikanga, ambasaderi w'Imulenge. Navuga ngo ambasaderi ukumva umwe rukumbi. Ndi muri Dayton, Ohio, aho naje gushaka iyi nkumi nziza ituri imbere mubona, akaba yitwa umwamikazi bagabo, akaba ari umwana afunze muri kaminuza aho yiga ibijanye n'amategeko mu mwaka wa nyuma urangiza. Hanyuma akaba ari n'umukobwa watangiye igikorwa ca Miss Mulenge, igikorwa mwamenye muri benshi cyane. Iyo ni introduction ntoya kuri we, ariko ndabizi yuko ashobora kutwibwira nyine nk'umuntu mukuru nawe tukarushaho kumumenya byimbitse. Umwamikazi Queen, kwanza umeze neza? Meze neza. Murakoze kutwakira. Yego. Aha ngaha niki muturusha? Ni izuba. Hanyuma muri introduction nakoze ngufi, nta kintu naba nibagiwemo wakwibutsa abakurikiye One Africa TV? Ntacyo, uretse ko turi abanyamulenge kandi iby'imirara biza bikunda kuza nabyo. Ndi umunyakarama, umwishwa w'abasita. Hanyuma basobukwe nabaye? Badatabukwe. Ubu nyine ntituramenya neza aho duhagaze, ni nkaho dukowe mu mirara yose. Asante sana. Bivuga yuko ukiri umusingo. Yego, ntago ndubaka. Asante sana. Queen rero twaje kugushaka hano kugira ngo uduhe ubuhamya. Ubushize arantu nategereye ubuhamya bwawe, numva n'ubuhamya bukomeye kandi nguha pole, ariko numva yuko abakunzi ba One Africa TV byoba byiza tubasangije ubu buhamya. Sinzi rero namburi tayari kuba wo tuganirira ukatubwira ubuhamya bwawe. Na mahoro, takibazo. Asante sana. Hanyuma mwavukiye hehe mu busanzwe? Navukiye muri Byura. Tuvukana turi babiri, umuhungu nanjye. Umuhungu niwe mukuru kuri njyewe. Yego. Ni ukuvuga ngo nta bandi nimwe babiri gusa? Ni twebwe gusa. Yego. Muri Byura hari hehe imuhira ahagana? Hari ndayibuka se. Simamibuka. Ntiwibuka ahariho? Simamibuka, ariko ndahazi. Gusa nayibagiwe ariko ndahazi. Okay. Nuza kuhibuka buri uraza kutubwira. Yego. Hanyuma ngaho tubwira nk'ubuhamya bwawe, utangira buriya buhamya butangira gute? Murakoze. Ntarabijyamo cyane. Ndagira ngo yenda nse n'ubwira abadukurikiye cyangwa se n'abandi bazagirirwa amahirwe yo kureba kino kiganiro. Iyo umuntu yicaye gutanga ubuhamya ntibiba ari ukubera ko dukeneye ko abantu batugirira impuhwe. Ni ukugira ngo tubashe kwerekana aho Imana yadukuye, kandi cyane tubashe no kwereka abantu ko ibintu bigize ibi bintu byo kwicwa by'abanyamulenge bigize a very long time biba byatangiye muri za 1996 muri za
mbese ni ibintu it's been there for a very long time. Iyo twicara rero tugatanga ubuhamya no kugira ngo abantu babashe kumva ko is still happening. Turi muri 2021 kugeza n'ubu ngubu haracyari abari gupfa bicwa urupfu rw'agashinyaguro. Rero iyo twicaye hano turi kuganira cyangwa se dutanga ubuhamya, abantu bazajya babasha kureba, to look back, kugira ngo tubashe kurebera hamwe icyo twakora. Nkuko nabivuze, ndi umukobwa w'Abanyakarama, umwishwa w'Abasita. Data yitwaga Nehemiya Bagabo, mama yitwaga Nyamajana Beatrice. Mu ntambara yabaye muri 1998 yahitanye ababyeyi banje bombi, ihitana na sokuru ubyara papa, ihitana na mukuru wa papa. Abo ngabo nabo hagati muri famiye, hagati hatagiyeho abandi bandi, kubera ko hari abantu benshi basize ubuzima hari ahantu kiriya gihe. Muri njyewe nari mfite umwaka umwe n'amezi, baza bambwira ngo nari mfite nk'umwaka umwe n'amezi 7, nari ntaragize imyaka 2. Musaza wanjye mukuru tuvukana sinzi ko yari yujuje n'imyaka 3. Urumva twari batoya cyane. N'ibintu umuntu azavuga hano suko nahabaye, niyo nza kuba narahabaye ntago nari sinzi ko nari kubasha kubyibuka umwana w'umwaka umwe n'amezi. Ariko twari yenda ku bantu bazi sokuru yari famous, niko novuga. Murondorwa yari umusaza wari utunze inka nyinshi. Ariko abana ntago twari benshi, abana bari bakeya. Haba gahunda yo kwimuka, kubera ko ba papa mdogo bari bakiri batoye, bari nko muri za 18 za ubu ngubu. niwe watureze, uwo nise papa mdogo, ni umugabo ufite abana ba 9. ubu ngubu ni umuntu mukuru ukuze, ariko icyo gihe bari batoye, kandi mu rugo hari abana batoya benshi. None bashaka kujya kwiga, kandi hari n'abana, turi abana bari twebwe. Haba gahunda yo kwimuka, twebwe mbese abana twari 5. Yari njye na musaza wanjye n'abandi 3 ba papa mukuwa, uwo wapfanye na papa. Urumva musaza wanjye niwe mukuru, yari ataruzuza imyaka 3, nari mfite umwaka umwe. Abo bandi 3 ni batoya kuri njye. Urumva basigaye, hari umuto yari afite amezi 3 muri abo ngabo basigaye. Twimuka tujya mu Rwanda, abana twese turagenda, tujyana n'abamama ba mama nyine, abagore. Noneho abagabo barasigara. I think niko biza bimera. Basigara bari kugurisha ibintu, kugira nyine twimuke neza. Bakiri iyo bari kugurisha ibintu, intambara irabasanga. Ibasanga basa nkaho batabyitegura, uretse ko ntawe uza witegura intambara. Mama baza bambwira ngo niwe mugore wenyine wapfuye i Lubumbashi, nta wundi mugore mu bagore bose bari bafunze, nta wundi mugore wapfuye, ni mama gusa. Mu kwezi kwa 8 nyine baza bambwira ngo intambara ku itangazo ryatanzwe nimba yari umuperezida witwaga Herode, nuko nza mwumva simuzi.
ari mu batanze nyine itangazo ngo bice abanyamulenge kubera basa n'abanyarwanda. Icyo gihe nicyo gihe mu rugo bari bagiye kugurisha ibintu. Ukwezi kwa munani kugitangira gutya mu matariki 2 nicyo gihe intambara yatangiye. Itangirira mu mihana nyine yegereye naho mu rugo babaga. Papa yari dogiteri w'abasirikare. Ariko nawe ari mu bapfanye n'abasirikare kandi atari umusirikare. Mu matariki 5 nicyo gihe bafashe papa bamufatana n'abandi, bamufatana na mama twari twaramanukanye mu Rwanda. Asubirayo, hari ishanga wanjye wari ufite ubukwe, asubirayo niwe wari umuherekeje. None hagezeyo nawe bahita bamufatana n'abo bandi bose bajya kubafunga. Icyo gihe hari mu mwaka? Hari muri 98. Hanyuma papa ubwo yari atuye hagana he? Nawe yarari muri Byura bose. Muri Byura. Ntibari bahatuye bo kuhatura kubera ko twarimo twimuka. Urumva ibo bari basigaye ari ukugurisha ibintu kugira ngo badusange. Noneho intambara yiti basanga aho ngaho. Uwo munsi ku itariki 5 ninjoro kubera ko ngo bafataga abantu bakabajya kubafungira mu magereza. Noneho ijoro ryabo bakaja kubafata bakaja kwica. Iryo joro giye ku itariki 5 nibwo batwaye uwo papa mkuwa yitwaga Njyayingabo Gadi. Nicyo gihe bamukuye nawe muri abo ngabo. Iwe iryo joro nyine batangiye kwica abantu baramwica. Uko nguko baza bambwira amakuru ariko baza bambwira ngo ntago ntibabicaga uretse ko nta rupfu rusanzwe ngo bagende bamufate bamurase uhita uva mu mwuka. Baza bambwira ngo barabakubitaga kuri pointi yuko umuntu wowe bari gukubita ari we wubasaba ko bakwica kubera ko babaga bakugize inyama nyine nta gisigaye. Yego. Aho ngaho bari bafunzwe, papa na mama bari bafungiye hamwe. Amafaranga y'ibintu byari byagurishijwe ni papa wari uyafite. Baza bambwira ngo we hari umusirikare muri abo ngabo nyine bari babajenesi, abo ngabo barimo bicana, yarimo amuha amafaranga. Aramubwira ngo amuha amafaranga kugira abacikishe, ngo bari begereye aho bari bafungiwe hegereye ku mupaka wa Zimbabwe. Noneho amuha amafaranga nyine kugira ngo $5,000 by'amadolari, kandi icyo gihe hari ayo n'amafaranga atari uretse ko n'ubu atari amafaranga makeya. Amuhaye amafaranga ngo aze kubacikisha we na mama kubera ko bari bafungiye hamwe. Uwo muntu wafashe ayo mafaranga wari wababwiye ngo arabacikisha niwe wabicishije, niwe wabatanze ngo babice. Uretse ko batapfiriye umunsi umwe. Ku matariki 10 nicyo gihe bishe mama nkuko nabivuze mu buhamya mperuka gutanga. Babatwaye bagiye kubica. Umugore wari uri muri iyo modoka w'umusirikare arababaza ni gute muri kujyana umugore mujye kumwicira hamwe n'abagabo kandi hari abandi bagore bafungiye ahabo. Igikamyo kiri kugenda kubera ko babapakiraga mu gikamyo, baramusunika. Igikamyo kiri kugenda agwa nkiriya, noneho havamo umusirikare aragenda ajya kumwicira ku ruhande. Mu matariki 22 nicyo gihe bishe papa. Iwe yarari muri ka imwe mbese mu matensi y'abasirikare kubera ko yari dogiteri w'abasirikare kandi nawe ninkaho kira yari yarakigiyemo, bamwicira hamwe n'abandi bishe. Sokuru baza batubwira ngo ari mu bantu bishwe n'inyundo
hama iyi nyundo bazagira yo gukubita imisumari barazibakubitaga mu mutwe bataravamo imyuka bakabahambira amaboko inyuma bakabata mu myobo nuko nguko mu rugo twabuze abantu basaga nk'aho ari inkingi ya famiye. Yego Queen Paul sana ni ibintu bibabaje cyane ariko nyine ubuzima nuko birashika ariko dushimye Imana yuko mwebwe mukomeye njewe na musaza wawe ndamuzi n'umwira wanje rero Imana ishimwe y'abarinzi nuko nyine nta kundi. Hanyuma ngaho tubwire urihangana nkubaze nubwo wenda biba bitorosha ariko ndagerageza kugenda nkubaza kugira ngo turusheho kumenya ariko tunigisha n'abandi. Byari bimeze gute gukura mukamenya ubwenge mugasanga nta babyeyi mufite? ntago byoroshe twarezwe n'umubyeyi mubo abari basigaye iriya bose muri Congo harokotsemo umuntu umwe yitwa Mbonigaba Boniface ubu ngubu atuye muri Kenya. Ndibuka igihe twari tuzi ko nawe yapfuye nari ndi mutoya igihe yagarutse kubera ko yagarutse hashize igihe abandi barapfuye mu rugo nyine barahebye. Nari ndi mutoya cyane umunsi yagarutse mu rugo mbona huzuye abantu bari kurira kubera ko twebwe twari batoya bari batubwiye ngo pamudoga araza abana twebwe tuba excited yuko pamudogo ari kuza. Noneho ngiye nareba nkabona abantu bari kurira ni image yanze kumvamo kandi nari ndi mutoya cyane. Noneho muri njyewe ngatekereza se noneho ni iki cyabaye ko nzi ko twakagombye kuba turi kwishima ko pamudogo yaje kudusura kubera ko njye sinari nzi ko avuye aho abandi bashiriye. Birancanga nguma kubona abantu bari kurira njyewe gawe noneho byagenze gute. Nyuma nibwo ibitekerezo umuntu amaze gukura nibwo uzutekereza ibintu bimwe wenyine ukabibonera igisubizo utarinze ujya no kubaza. Ubuzima bwa gipfubye ntabwo ari ubuzima bworoshe niyo waba ubayeho neza gute igihe cyose iyo uzi ko umubyeyi wawe adahari. Sorry muranyihanganira. Nta kibazo. Iyo uzi ko umubyeyi adahari uko njyewe nza mbona n'ibidakwiye kukuremerera biza bikuremerera kubera the idea nyine yo gutekereza ko usa n'uri wenyine kandi utari wenyine hari n'abandi. Mfite abavandimwe banjye mfite ababyeyi abo bandeze iwacu nubwo hari bamwe bashize ariko turi benshi mu rugo abana twasigaye ari 5 ariko ubu ngubu famiye yose turi abantu bagera muri 22 abantu 22 abana twenyine turi 17. Urumva mfite umuryango wagutse umuryango munini cyane ariko the idea yuko umuntu ajya atekereza ukumva nta babyeyi bahari ni ibintu biba bitoroshye. Ubuzima bwari bukomeye kubera ko abantu bari bapfuye bapfana ibintu byose byarashize inka zose zaranyazwe. Urumva ni nk'amahirwe ya kabiri twari duhawe muri famiye yanjye yo kongera gutangira kandi kubaka ubuzima. Nta n'icyo dufite turi kuvuga ngo turubakira kuri iki ngiki turatangira kuri iki ngiki. Twatangiye kuri zero no gutangira kuri zero. Ndibuka
papa yahise ajya ku ishuri, uwo onkle wanjye yahise ajya ku ishuri, yigaga anakora shanga yari animatrice w'ikigo kimwe twari twegereye aho ngaho. Kandi mu nzu twari tumaze kuba abantu benshi, abantu bagera muri 12. Twabaga mu nzu y'ibyumba 2 turi abantu 12. Urumva bwari ubuzima butari ubuzima bushimishije, ariko byose hamwe dushimiye Imana. Yego. Imana ishimwe kabisa. Yego. Hanyuma hari ukuntu wari wavuze yuko mwari ababyeyi bari barababungishije mu Rwanda ngo buce umukecuru wawe asubira muri Congo. Ico gihe asubirayo yabasize he? Yadusiganye na kaka. Twasigaranye na kaka, dusigarana na shanga. Abo ngabo nibo banatureze kugeza ubu ngubu kungana uku nguku. Nibo twari turi kumwe. Kaka aracahari? Kaka aracahari. Asante sana. Nawe turamukiramukije nategera kino kiganiro. Kaka aracahari. Hanyuma banko tubwira ku muryango wawe hari baso wanyu bandi ufite banyokorome banyoko wanyu? Ba mama wacu barahari na ba marume barahari, ariko data wacu n'umwe wasigaye. N'umwe wasigaye niwe uwo ngo watureze. Yego. Okay. Hanyuma abahakana yuko abanyamulenge baticwa, bakumva wenda hari n'ababona biriya bakagira ngo wenda ni ibinyoma, nk'ubuhamya nk'ubu yego burabyemeza cyane, ariko niki wewe wobabwira? Nababwira ko bibeshe. Hari abantu bagendana ibisebe mu mitima yabo kubera ubu bwicanyi buza bukorerwa abanyamulenge. Rero iyo uhagaze ukavuga ngo nta bwicanyi buri kubaho, ndi kugeza imyaka 20 n'ingahe, hafi 30, nta babyeyi narakuze, nta babyeyi, nta mama, nta data, nta sokuru, warangiza ukicara ukavuga ngo nta bwicanyi buri gukorerwa abanyamulenge. Sinzi ko ndawurico no kubwira, turakugaye nyine. Nuko kugaya kubera ko nta kindi two gukorera, ariko ubwicanyi bwo burahari. Ubwicanyi burahari. Abantu barapfa umunsi ku wundi, n'uyu munsi hari abari gupfa. Ubwicanyi burahari. Yego. Okay. Hanyuma muri uku hariho ijambo wakoresheje ubushize uri gutanga ubuhamya, uravuga ati abantu bategura ibirori cyavuze bagategura ibikorwa mu gihe cyaba cyo kwibuka abanyamulenge biciwe mu Gatumba, cyavuze mu bihe nyine bene bino bihe byo kwibuka. Waravuze ngo ubutumwa ushobora kubagenera n'ubu? No bisubiramo kandi mbihagaze. Hari abagumye kumbwira ngo abantu ngo ubuzima bwabo ngo ntago buzahagarara, ibintu nk'ibyo ngibyo, ariko uko nabivuze no bisubiramo. Birababaje kubona umunyamulenge muzima wuzuye wicara. Ubundi nuko igihugu kirahari, nitugirirwa Imana tugasubirayo. Hari umuntu wanabivuze hariya muri memorie y'Abanyagatumba, aravuga ngo iyo ababyari bishobotse ngo ku kwezi kwa 8 kuba ukwezi kwihariye, ukwezi ko kwibuka, ukwezi kwa tubashe kwicara twibuke ubu bwicanyi buri gukorerwa abanyamulenge, niturangiza tunatahure imirimo y'Imana y'Imana yadukuye. Birababaje iyo wicara ngo uri gupanga ubukwe, uri mbese ubuzima bwawe buri gukomeza nyine nkaho nta kintu cyabaye. Niba ari ukubera ko hari bamwe bagiriwe amahirwe ntibagira abantu babura,
niba ari kutamenya, niba ari sinza mbibonera igisubizo neza, ariko ibyo ni ibintu bimwe bigomba guhinduka. Bigahinduka tukicara tuzi ngo ukwezi kwa munani, yewe ntibibe gusa n'amatariki ari amatariki ya abanyagatumba biciwemo. Ukwezi kwa munani, kubera kurebye abanyamulenge, n'abanyamulenge benshi babuze abantu mu kwezi kwa munani. Ntago ari njyewe gusa, sinaje impfubyi gusa, abapfakazi baruzuye, hari abandi babuze abantu bose, hari n'abandi bakorewe ibitari ibyo kuvugwa. Simbizi, I wish abantu yaba bari bumvishije uburemere bwabyo muri njyewe, kugira ngo habashe kuba gutahura neza the meaning of uku kwezi kwa munani. Yego, nibyo, ubwo ni ubutumwa bwiza cyane. Nanje mboneraho nka Professor Rutikanga, ambasaderi w'Umulenge umwe rukumbi, gushishikariza abantu kuzaba bagerageza. Nibyo koko, birashoboka yuko abantu batohagarika ibikorwa, ariko umwaka ukuvuga ngo uba ufite iminsi myinshi n'amatariki menshi n'amezi menshi mu mwaka. Gerageza uko ushoboye kose, kuko ibirori cyabuze ibikorwa niwe ubyitegurira, uba ufite umwanya wo guhitamo igihe ushaka. Twoshishikariza abantu nyabuna muze muhitamo andi mezi n'ayandi matariki, ariko mureke ukwezi k'umunani, kubera yuko haba hariho ibi bintu byo kwibuka, ndetse twagiye tunaburamwe abantu benshi cyane kubera nyine uku kwezi kwa munani. Rero abantu bagakwiriye gufata umwanya wo kwibuka no guha abatuvuyemo agaciro. Numva aricyo cyari gikwiriye, kandi tunashishikariza n'abayobozi gukangurira abantu, ndetse no gufata umwanya bagahugura abantu, bakabibumvisha, bakabigisha, kugira ngo tuze duha agaciro abantu cyane cyane muri uku kwezi k'umunani twibuka. Ntibibuza yuko wenda hari uwo bafite za gahunda ziwe, ariko nanone tuzikore gusa nk'umuntu ngaho nta cyabaye, ubizirikane. Murakoze cyane kubyumva. Ubwo ni ubutumwa naje narinyujijeho, nshingiye ku byo mushiki wacu hano yahoze avuga. Twebwe gatumenyere kukwita Queen urihangana, ni umwamikazi. Namahoro. Rero hari ikibazo nari nakubajije, ndetse gukura udafite ababyeyi, mbaza muri rusange, ariko ndashaka kukubaza noneho by'umwihariko nk'umwana w'umukobwa, gukura nta babyeyi nk'umukobwa, byari bimeze gute? That's a very good question. Ni ikibazo cyiza. Hari pressure yihariye gukura nk'umwana w'imfubyi azagira, kubera ko ukenera ko ibintu byose ukoze biba perfect, kubera ko you don't wanna be judged. Ntabwo ukeneye ko bakujudginga bavuge ngo uriya ni umwana w'imfubyi niyo mpamvu ibintu bitari kugenda neza, uriya ni umwana wasizwe niyo mpamvu. Ugasanga hari pressure abana nyine bari kugenderaho, kugira ngo hari nk'ukuntu uzukora nk'ikintu kugira ngo utaretinga ababyeyi bawe down. Hari iyo pressure in general. Noneho ku mwana w'umukobwa hari ikintu kiba mu banyamulenge kiza gisa nkaho ni nkaho ariho success y'umuntu izingiye mu gushaka. Nk'umwana w'umukobwa kandi yenda w'imfubyi, uretse ko atari si cyo kindanga, hari ibintu byinshi bindanga besides yo kuba imfubyi, ariko uzusanga ahantu hose umuntu aciye kudashakwa ubaka urugo rwaso, ubaka urugo rwa nyoko, bakirengagiza izindi nzozi umuntu aba afite ku ruhande nk'umuntu, kandi also nk'umwana w'umukobwa. Ibyo ngibyo to them, ku banyamulenge in general, it doesn't matter. Ntago ni ibintu nyine biri aho ngaho, bumva atari byo byihutirwa. Ikihutirwa
no gushaka ugasanga wenda hari na bamwe babihubukiyemo barubatse kubera iyo pressure nyine yo kuvuga ngo ushakwe ni nk'iyo ngiyo ni nk'icyo ngicyo kisa nikiri kutagenda neza yenda kuri side y'umwana w'umukobwa niko navuga yego kwini mu bihe mu bihe by'iminsi mikuru bariko abantu nyine bizihiza base Father's Day, Mother's Day, ibintu bene ngibi uza witwara gute? Nkunze nza nkoresha social media bitari cyane biringaniye ariko buri gihe iyo Father's Day cyangwa Mother's Day irangiye nkunze gupostinga nko kuri Instagram cyangwa kuri WhatsApp nifuriza ababyeyi bose out there umunsi mukuru ariko kandi mbwira n'abandi baba uriya munsi iyo minsi ibiri ni iminsi izikora nivuge njye nyine ku giti cyanjye ni iminsi izinkoraho kubera ko iyo uri kubona kuri social media hose yaba abirabura abazungu abakomeye aboroheje usanga buri muntu wese ari gushyiraho umubyeyi we babataka bavuga ibyo bakoze ku buzima bwabo noneho wireba ugasa nkaho umuntu agasa nyine nkaho abuze aho yerekera ariko nta kundi nta kundi ariko ni iminsi myiza abahiriwe n'aba bafite yego ukomere cyane ndabizi hari umunsi uzaga ibyara abana benshi cyane kandi icyo kibazo nari nkikubajije kugira ngo hariho igihe twebwe abantu mu bantu muri rusange badaha agaciro wenda kuba bafite ababyeyi hakabona n'ibisanzwe ariko nk'uko ubyiyumvira muri mushiki wacu hano urumva guhera uyu munsi nimushaka mutangire muze muha agaciro ababyeyi mukibafite ikindi muze mubizirikana mubabe hafi mwibuke yuko hari abatabafite nabo mubabe hafi kugira ngo mutazasa n'abantu gusa bireba ibyanyu ntimumenye abandi nabo haba hariho abana baba bari muri izo challenges nyine zo kuba badafite ababyeyi nizere yuko ubwo butumwa bubagezeho murakoze cyane hanyuma mwamikazi Queen bagabo urihangana ka Queen niko twamenyereye n'amahoro ubu buzima niki bwakwigishije niriye somo wavuga yuko ari isomo ry'ubuzima cyabuze icyo ubuzima bwakwigishije kuruta ibindi byose amasomo ni menshi yo kwiga umuzima uramuka ugirirwa amahirwe yo kuramuka ayo n'andi mahirwe yo kwiga urumva amasomo ubuzima bwigishije umuntu utiyayavuga ngo ayavemo ariko ubu nyine iriri kunganza cyangwa se ndi gusa n'uri gutindaho is to appreciating yaba bikeya yaba byinshi ibyo ufite uko bingana ubashe gutahura uburemere bwabyo ubya appreciating yego asante cyane iryo ni isomo ryiza rwose hanyuma nubwo turi ko tuganira ibi nk'umuntu wahuye n'ingaruka z'ubu bwicanyi bukorerwa abanyamulenge kandi mu buryo buri direct
urabyumva cyane. Ni ubuhe butumwa wahereza urubyiruko ndetse n'abanyamulenge bose muri rusange muri ibi bihe hari ubwicanyi bukiri ko bukorerwa abanyamulenge ari iwabo muri Congo? Si burebure. Ubutumwa si burebure, ni ukubabwira ko gusa birabareba. Birabareba. Hari abantu bamwe bazamera nk'aho bashitse, ukumva wowe ntago bikureba. If it doesn't affect you, nimba wowe ntacyo bigukoraho, nimba nta wawe uri in danger, niba nta bawe bari ruguru, niba nta, mbese as long as it doesn't affect you, ntago bikureba. Kandi niba uri umunyamulenge, byaba bigukoraho cyangwa bitagukoraho, birakureba. Ni byiza ko tuza hamwe tukabasha kwigira igisubizo hamwe twese. Yego. Asante sana. Nakomeje kugenda nkubaza, ariko wenda birashoboka ko haba hari nk'ikintu waba ufite cyabuze, ufite ubutumwa ushaka gutanga ntakubajije. Uyu ni umwanya wawe kugira ngo namba hari icyo wibagiwe cyabuze njewe nibagiwe ukivuge, hanyuma turaba tugeze ku musozo w'ikiganiro cyacu. Ubutumwa notanga mu by'ukuri ni uguha abanyamulenge pole. Nasanze iyo ufite igisebe, yaba igisebe yaba imvune, iyo ufite ahantu wakomeretse ukaguma kuhakora, ntabwo uzukira kubera ko ukomeza gutoneka cya gisebe. Ubu bwicanyi buza bukorerwa abanyamulenge ni nk'igisebe tugira kiza kiguma gukorwaho, kikaguma gukorwaho. Abafite gukira mu mitima ntibiza bishoboka, kubera ko igihe umuntu ari kwishira hamwe uri kuvuga nti reka nige kubabarira cyangwa se ngire gute, uza usanga kera hari undi wishwe, hari undi watemwe, hari undi wagize gute. Ubutumwa notanga no guha abanyamulenge pole, kubera ko ibi bintu bigize igihe kabisa, bigize igihe. Hari hamwe uzugeruka ukumva n'imbaraga zawe ntaco zimaze, kubera ko ubu wumva nyine wahikewe. Cyo nobabwira ngo pole kandi bakomere. Nta kintu kitagira iherezo, ikintu cyose cyagize itangiriro kigira n'iherezo. Yego. Mwamika turagushimiye cyane. Murakoze. Ibiganiro byacu ntibiteze gushira. Iyi ngiyi yari One Africa TV. Jewe nari Professor Rutikanga, ambasaderi w'Imulenge. Navuga ngo ambasaderi ukumva nyine umwe rukumbi. Ku buhanga bw'ibyuma nari kumwe na Nyamukunzi, ari nawe wari uyoboye ikiganiro. Tubonana ubutaha. Ciao ciao.